turi ku kibuga mpuzamahanga cy'Ikanombe cya Kigali, aho tuwasanze umuririmbyi Umuramyi. Ese ko tugusanze ku indege, uri mu bagenda cyangwa uri mu baza? Vuge gute wa safe flight my guy. Ndi mu bagenda bro. Uri mu bagenda. Ese werekeje mu kihe gihugu? Tugiye mu ruzinduko rw'ivugabutumwa. Yego. Ubu ngubu ngiye Nairobi. Tugiye Nairobi mu kanya turahaguruka saa 11. Yego. Dufite concert ya True Promises mwarayibonye. Kwa gatanu True Promises ya Nairobi. Kwa gatanu niyo ngiyemo. Izaba kwa gatanu, niyo mpamvu ngiye ubu kugira ngo tubane ama practice asigaye. Hanyuma kuwa mbere utaha nibwo nzakomeza biriya vugabutumwa rindi mwabonye ya Zambia. Igihugu cya Zambia. Ariko nzagurukira muri Kenya n'ubundi. Urateganya kuzamara igihe kingana iki muri Zambia? Zambia nzamara ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri. Ese ni igiterane uzaba uzenguruka Zambia yose? Yes. Tour ya Zambia, Lusaka, ariko cyane cyane mu mujyi hagati. Cyangwa se reka mutemera nande ko abantu izina ryanyu mwamwishyiriyeho. Ndagira ngo mubaze ni ikihe kimenyamukuru kikujyanye muri vugabutumwa? Ko tumenyereye kumva abahanzi ba gospel wenda bajya muri Canada, usanga tuzi n'abanyarwanda benshi cyangwa se bakajya muri East Africa. Wowe ni iki cyaguteye kujya kureba wenda kujya muri iki gitaramo kizabera muri Zambia? Ni iki kimenyamukuru kikujyanye? Buriya abajya mu bihugu byo aribyo byose aho wajya, n'abajya nubwo twavuga hano mu Rwanda Nyamagabe, Nyagatare, aho wajya hose nta kindi kiba kitujyanye no kuvuga Yesu Kristo, kugira ngo abatamuzi bamumenye, babashe guhindukirira umusaraba, kugira ngo tubashe gufatanya runo rugendo rujya mu ijuru kubona umwami wacu. So nta kindi kintu kinjyanye muri biriya bihugu, no kugira ngo tuvuge Imana, tuvuge Yesu Kristo, abatamuzi bamumenye, bamenye ko ari umwami ukiza ufite imbaraga zishobora guhindura umuntu, bikamugira umwizera, bikamugira uwakuweho urubanza, bikamugira uwakuweho isoni, bikamugira umuntu udafite ikimurega na kimwe. Muri ubu rugendo ugiye kujyamo haba muri Nairobi ndetse no muri Zambia, hari ikintu kidasanzwe witeze kuzakora? Nta kidasanzwe buriya niyo dutegura, twe dutegura ibyacu, ariko buri ibidasanzwe biva mu ijoro. Niyo mpamvu buri gihe mubonye hari performance twakoze, hari ibintu bibamo tutari twiteguye, biriya n'Imana iba yabiteguye. Twe turategura ibyo tugomba gukora, dutegura ibisanzwe tugashyiramo wenda n'ibindi twongeramo bikeya, ariko buriya nta kidasanzwe kirenze usibye kumenya Kristo gusa. Nicyo tuba dukeneye ko abantu bumva cyane, n'Imana donc yiganjije mu byo tuba dushaka kugira ngo abantu bumve. Ikindi kibazo nakubaza, niteguye gute kwakira uburyo abantu bazakwakira muri Zambia? Ko byanga byakunda nibyo numva Yesu kandi niwe bavuga muri Zambia. Ikibazo ni ukubaze, niteguye gute kwakira kubona reaction y'abantu bo muri Zambia? Ni iki kintu uri kwitspektinga wenda kubona kuko si abanyarwanda ni abanyamahanga, ni iki kintu muri wowe kidasanzwe ushaka kuzabona? Okay, I'm excited, ntago nabeshya ngo sindi excited, ariko I'm so excited. Ndumva mfite amatsiko y'uburyo abantu bo muri Zambia bameze, nubwo ndumva nyine ni abantu kimwe natwe, n'aba black, n'abanyafrika, ariko nyine ko it's my first time kujya muri Zambia, sinzi uko nyine nanjye meze tu, ndumva mfite amatsiko yo kumenya uko bizaba bimeze, ariko ntako ndi kubyumva muri njyewe nabiburiye ishusho, ariko ndizera yuko bizaba ari ibintu byiza kandi bidasanzwe. Kugira ngo wenda nsigaranye ibibazo bibiri, ariko ndagira ngo bagitwaze inyanga kanitabe gatoya dukomeza. Mu bantu ba gospel, uratubwira niba ari ibisanzwe cyangwa se hari ubundi buryo budasanzwe ukoresha? Ni gute witegura mu buryo bw'umwuka ku rwego mpuzamahanga? Nyine urumva ushobora gutumirwa muri gospel cyangwa se ugatumirwa muri Gacaca no mu Rwanda, ariko biratandukanye n'uko ushaka gutumira hanze nyine mu gihugu cyo hanze. Mu buryo bw'umwuka witeguye gute? Dusangize ako kantu ubundi nyuma yo kuduhereza ubutumwa, ubutumwa abakunzi bagukunda, abantu mu Rwanda ndetse n'abo ugiye gusanga mu mahanga. Okay, murakoze cyane. Biraza kubatangaza, ariko njyewe ivugabutumwa ryo muri Foursquare nk'uko wari wivuze, cyangwa muri Restoration,
cyangwa ahandi hose ndifata kimwe n'ivugabutumwa n'ubundi rya kure mu mahanga, kuko abo tubwiriza ntabwo tubwiriza abanyamahanga bakure cyangwa abanyarwanda, twe tuba dukeneye souls, ubugingo bw'abantu uko bwemera bugakizwa. So umuntu uwo ari we wese ahantu tuba dushaka ko akizwa. So uburyo nitegura, ndi gutegura ivugabutumwa ryawe, niba for example niba mfata amasengesho y'iminsi 3 ndi kwitegura n'urugero ndi kujya Foursquare, the same thing ndafata amasengesho y'iminsi 3 nitegura kujya Zambia cyangwa muri Kenya, ahari hose najya mpfa kuba ngiye kuvuga Kristo. Uburyo nitegura ni kimwe pe, nta bundi buryo buhambaye. Murakoze. Tugana ku musozo, ego nkuko tubikeka cyangwa nkuko biri, tuzi ko muri Zambia n'abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se n'abanyamurenge bariyo. Hari indirimbo waba warateguye z'ururimi rwo bakoresha cyangwa se uzaririmba abo ni bande izi zindi tumenyereye? Okay, muri Zambia ntago bavuga ikinyarwanda ariko hariyo n'abanyarwanda, ndetse nizera yuko bazaza tugataramana kuri uriya munsi. Mwana abonye ko muri publicité nakoze ebyiri z'icyongereza n'ikinyarwanda. For information, natangiye kuririmba ikinyamurenge kera, ariko kuva icyo gihe cyose muri Uganda naririmbaga icyongereza. So gukoresha playlist y'icyongereza muri Zambia ni ibintu byoroshye kuko ni ibintu nakoze igihe kinini cyane. So indimi zose tuzazikoresha kuko hari abantu bose bumva indimi zitandukanye. Hari ikintu cyiza turabona mu myaka yashize, hari ikintu twabonaga abagospel batinda gushaka, ariko ubu ijoro ryashize Mercy yambitse umukunzi. Congratulations kuri Mercy ahubwo. Yanditse umukunzi impeta ye, turamuha congratulations. Nakado twabonye nawe yambika umukunzi. Uriya n'umwana wanjye, uriya mugore wa Kado n'umukobwa wanjye yitwa Rebecca. Kado kuriya ni umukwe wanjye. None wowe byakira gute ukabona ko ibintu bisigaye byarahindutse? Mbere ukuntu abantu ba gospel batindaga gusa nk'abashaka, ariko ubu ibintu birihuta. Byakira gute? Ni iby'ibyishimo, umugani w'umushumba. Iby'ibyishimo ni ibintu twishimiye. Na Bibiliya avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. So ntacyo mbivugaho, ahubwo icyo navuga Imana ihimbazwe yuko bari kubaka, cyane cyane abakozi b'Imana, abaririmbyi bagenzi banjye n'abandi batarabitekerezaho, babikore vuba cyane kugira ngo gushaka ni byiza, nubwo ntarashaka ariko ndabiteganya, ariko gushaka ni byiza. Ni vuba cyane nzabibabwira. Gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe tugana ku musozo. Abakunzi banjye abari muri Kenya, get ready, we coming on this Friday. Tuzaba turi kumwe, tuzataramana ku masaha y'umugoroba. Baraza kubishyiriraho afishe, barayishyiraho bano bagabo bose. And then abantu muri Zambia, get ready, I'll be there ku wa mbere w'ikindi cyumweru ku itariki 23 tuzaba turi kumwe, turi kwitegura. Hanyuma 27 n'umunani no ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu tuzataramane muri Zambia. Babwire mu cyongereza no bazambia Zambian people, I just want to inform you that on the 27th and the 28th and the 1st of March, I'll be performing live in Lusaka. So you gotta be there. Grab your time and you pray for it kugira ngo tuzabane kuri uwo munsi. I love you so much and I can't wait to minister with you guys. I love you so much. Thank you very much. You're welcome.